Mana mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, wambaraga we y'umwijima, mwabazimu mwe, mwabakonikoni mwe, ndabirukana, ndabahambiriza, ndabohereza mu kidaturwa. Uyu mwana nta ruhare mu mufiteho, mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwana agomba kubaho, uyu mwana agomba kwiga, uyu mwana agomba kugira amahoro muri we, uyu mwana ntabwo agomba kudemenevo lebone shalawi tompe edevaya sikaya letake dewaya. Abadayimoni barakuze basigaye bakora ku mugaragaro. Kuki ku mugaragaro? Rero sindi nyabazimu ndanamufasha ngo bashye, ntamufataho kugira ngo bagurume. Yasimba mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Uyu mwana muramuka kwa 4 kwa 5 yananiwe no kwitwibwira kubera umubabaro. Wongere kurira, Imana irimo iragusohora n'iyo myuka mibi homo. Bwira abantu ikibazo ufite. Nuko njye ninjiraga mu icumi, wowe kugira ngo nkurikirane bamuteje abadayimoni bitwa umusinziro. Abadayimoni bitwa nde? Umusinziro. Yagera mu ishuri abandi akicara agasinzira, akaza gukanguka bamukomanze ati sohoka turatashye. Yataha yagera mu rugo ari muzima, yagera nyina akabwira ati jya kwahirira inka n'urugero, agafata twa tuntu bahiriza n'itwitwa angaki nyanjo akananjo yitwa najo yego akajo agafata akajoro ntajoro akagenda aho kugira ngo akore ibyamujyanye, akajyana na joro we hasi akaryama agasinzira kugeza igihe bazajya kumuterurira. Urukumva izo mbaraga, urukumva abo bazimu, vuga ngo mu izina rya Yesu. Nicyo kibazo wagiraga gusa ubundi uba umuhanga aza kuba kangahe? Aho byasiye nta nubwo agera muri 1/4 arya bigaga mu kangahe? Ahangaha rero ruzibiza ajya kuvuga ngo hano ni kwa Mugisha, sibyo? Kuwa 5 yanahakuye umuterankunga ngo nutangira kwiga azajya kohereza amafaranga yo kujya ku ishuri, yo kwishyura ku ishuri. Ubwo n'ibindi twaravuganye naramuhamagaye, urumva n'ibindi bizagenda bizamo, natwe tuba tugufasha ibyo dushoboye. Ariko icyambere ni uko Imana igukuye haba abadayimoni. Hagera mbye gusengera guhera uyu munsi utangira ugira ute? Iwanyu ho mutuye muturanye n'irihe torero? Ufata inzira ugere mu rusengero. Ufite imyaka ingahe?
nawe ugomba no kubatizwa, sibyo? Ugende wigire igice ubatizwe, abo badayimoni bakubwira kukugira gute? Kugufata mu izina. Ni mu mazi abarimo. Uri Imana ishobora byose, urera cyane, uri mwiza, ntawe ubanye nawe, uri mwiza papa, uri mwiza mwana. Haleluya. N'izina rya Yesu mpagaze mu kwizera, aya mazi ahinduka amaraso ya Yesu. Aba badayimoni b'umusinziro bateye umwana, guhera uyu mwanya, guhera uyu munsi negereje ishimwe riva mu kanwa ke. Urakoze ko azaza gushima Imana, urakoze ko guhera aka kanya birangiye, urakoze ko nta muntu uzongera kugira ahangaha arwaye ngo ataha akirwaye, urakoze kuremya ishimwe kuri uyu mwana, urakoze lebone sharabine, urakoze mwami Yesu. Ndagushimye, ndakudevaya, ndakumenedai lebone shaini totarawi tevomere shainimo udevaya sikaya mandere binifo. Urakoze n'izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu mu maso, kira mu maso, kira mu maso, vuga ngo amaraso ya Yesu. Akira amaraso ya Yesu, shira no mu mutwe amaraso ya Yesu. Nishimye andi yagukomeye, reka muhanurire ibintu Imana imbwira. Banza umwe nurangiza mubwire ibintu Imana imbwira, ibyo ntibyandika ahantu. Imana irambwiye ngo uyu mwana Imana imuhaye ubwenge burenze ubwo yari afite. Atsinda umwaka wa 4, urumva? Umwaka wa 4 aratsinze, amanota yazamuka mu bayobozi hejuru, baramushaka, baramuzana, bamushyira mu kigo cyiza. Uyu mwana azarangiza kwiga abona akazi karateguwe kera, atewe umurimo mu rwego rwa leta. Uyu mwana azajya gukora maîtrise hanze, uyu mwana azajya hanze. Uyu azaba umuhanga ukomeye cyane, azaba umuntu ukomeye muri iki gihugu. byo ndi imbere y'Imana ishobora byose. Umuryango wawe Imana izawurinde, ntihakagire upfa vuba, kuko abatazapfa bazabona umugisha kuri uyu mwaka. Wakize uzagaruka gushima. Ariko ashaka kugenda
Hallelujah.